Murakoze, nitwa Mutware Antoine, aba ari National Event Commissioner mu muryango wa Scout mu Rwanda, cyangwa se komiseri ushinzwe guhuza ibikorwa bya Scout mu Rwanda. Yego, nk'umwe mu bayobozi uyu munsi abasikawuti basuye urwibutso rwa Nyanza rushyinguyemo imibiri igihumbi 1010 se byaje gute kugira ngo noneho mwiyumvemo ko mwasura urwibutso n'iki gihe turimo mu Rwanda cyo kwibuka? Murakoze, mbere na mbere ntabwo byaturutse kuri twe, ahubwo byaturutse kuko twareze neza ko umuryango wa Scout mu Rwanda n'umuryango urera abana n'urubyiruko, bityo rero biduha icyizere iyo tubonye abo turi kurera bari bato bazamuka ari bo bafata iya mbere bakagira initiative yo kuvuga ngo reka tujye kwigira ku mateka y'ahari imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero kubona abana barafashe uburere neza bakavuga ati ibyo twatoye reka noneho ya mateka twize tujye kureba koko uko byifashe, kuko bafashe umwanzuro rero baratubwira natwe tuvuga ati reka tubashyigikire. Uyu munsi rero basobanukiwe amateka ndetse hari twanaganiriye batubwira byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nk'abayobozi mwebweho uruhare rwanyu ni uruhe nk'abana ko aribo bafashe iya mbere kugira ngo mube mwaza gusura? Murakoze cyane, nari maze kuvuga ko umuryango wa Scout mu Rwanda ari umuryango urera abana n'urubyiruko, ni umuryango udaheza, udashingiye ku idini, igitsina cyangwa ubwoko, ngo bivuze ko rero n'ubundi ni kurushaho kubwira abari batoya, kurushaho gutuma abangaba n'ubundi bageze aha ngaha. Turabatubiye rero kurushaho kureba barumuna babo nabo, kurushaho kubasobanurira tutavangura icyo bivuze, kurushaho kubumvisha niba ari umuryango utavangura udashingiye ku bwoko. Bamaze kubona icyo bita kuvangura amoko, icyo byagejejeho abantu, hari icyo bakwiye aha ngaha byanze bikunze. Kandi mu byo tubasaba nanone, tubasaba kurera barumuna babo. Bivuga ngo rero tugiye kurushaho no kubwira abandi ba Scout aho baherereye hose mu gihugu, kugira ngo hari n'abari kutwumva umunsi ku munsi, yuko intego ya mbere y'umuryango wa Scout mu Rwanda ari uguharanira gusiga isi ari nziza kuruta uko bayisanze. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo niba babonye ibibi byakozwe, ubwicanyi ndengakamere bwakozwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hari icyo bagiye gutaha nacyo gukora. Icyo ni iki rero? Hariho abari gupfobya Jenoside umunsi ku munsi, bifata intera kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga. Bo nk'abakiri bato rero turabasaba iki? Turabasaba yuko bakoresha imbuga nkoranyambaga, izo bakoresha yaba WhatsApp, yaba Twitter, yaba Instagram, kugira ngo bavuguruze ba bandi bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bashingiye kuri gihamya z'ibyo babonye, bityo turusheho kubaka isi ari nziza uko twayisanze, nk'uko uwadushinze Baden Powell yagize.